ntabwo ujye bigutera stress kwa kundi abantu bavuga bati dore wateye imbere ufite amafaranga ashaka umugore. Abo bantu ntabwo tuziranye. Abantu tuziranye ntabwo tuziranye babahese. Biterwa n'abantu bombi ntabwo nzi. Reka Dr Murenzi Katabarwa Gilbert ni umudogiteri akaba injeniyeri, by'umwihariko akaba afite impamyabumenyi yakuye mu gihugu cy'Ubushinwa muri kaminuza ya Tongji aha ni Shanghai mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu musore ukiri mutoya by'umwihariko yamenyekanye nyuma ya televiziyo yagiranye na Isimbi TV agaragaza confidence zidasanzwe n'uburyo bigaragara ko ari umusore w'umuhanga kandi ufite ubumenyi. Yize neza nyamara yarabaye ku mihanda akahaba igihe kirekire ubuzima bugoye, by'umwihariko cyane ko ari umwana wakuriye mu muryango utishoboye akavuka mu bakene. Gusa ashobora kuba yaragaragaje ko by'umwihariko ushobora kuvukira mu muryango utishoboye ukabaho nabi, ariko kubw'Imana ndetse no kugira ubumenyi cyangwa se ibyo twakwita nk'ubwenge karemano ukaza kwisanga mu buzima bwiza ugahindura icyerekezo umuryango. Famiye ye yaratakaza icyizere cyo kubaho, by'umwihariko basa nk'abayihebye. Umuryango uvukira mu cyaro cy'i Bugesera mu karere ka Bugesera ni gute baje kwisanga babyaye uzaba umucunguzi by'umwihariko w'umuryango. Dr Injeniyeri Murenzi Katabarwa Gilbert, ayo ni amazina yiwe asaga 5, by'umwihariko harimo n'ayo yahawe bigendanye n'ubumenyi afite cyangwa se ubumenyi y'ibyo yibitseho biri mu mutwe wiwe. Uyu musore yagaragaje ko by'umwihariko afite ubumenyi bwinshi, harimo n'ubushakashatsi yigeze gukora by'umwihariko ku bizwi nka Maglev Detection System, akaba ari system yakoreshejwe by'umwihariko mu gihugu cy'Ubushinwa kuri gari ya moshi za Maglev zadutse mu mwaka wa 2002. Gusa iyi ni system we yazanye mu mwaka wa 2016 ubwo Abashinwa bahitaga bamusamira hejuru. Ibi ntabwo ibyo tugiye kugarukaho gusa, tugiye kurebera hamwe ibice bye byose mu ncamake, background cyangwa se ubuzima yanyuzemo, aho yavukiye ndetse n'uburyo yabayeho mbere y'uko yisaga ku gasongero k'ibihangange by'umwihariko mu bashakashatsi bagize igihugu cy'u Rwanda. Ni umugabo w'inkorokoro gusa ukiri muto mu myaka, ugaragaza confidence nyinshi, gusa byinshi byavuzwe kuri we bisa nkaho byatunguye abantu. Ni amagambo agiye atangazwa na benshi y'ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yamuvuzeho, abantu benshi barumirwa. Ese koko uyu mugabo yaba ari umutekamitwe? Byaba se bwo ari ukubeshya? Bisa nkaho wenda ari ibintu byateguwe bakaba bashaka kumushyira hasi. Ngiye mugiye kubara muri iki kiganiro ni Ismael Saidi. Reka tubanze dukore subscribe kugira ngo dukomeze. Ndabashimiye. Dr Injeniyeri Gilbert Murenzi Katabarwa ni umusore ukiri mutoya ariko by'umwihariko ukuze mu mutwe. Uyu musore avuka mu muryango w'abana 3 ndetse akaba afite n'ababyeyi 2 nk'abandi bose. Uyu musore yavukiye mu karere ka Bugesera mu byaro aho ngaho mu Bushokoro, gusa aza kwisanga mu mujyi wa Kigali. Nyuma yo kuvukira mu muryango utishoboye cyane ko yavutse abona umuryango w'iwabo, bisa nkaho n'ahantu yazagera akomeje kuba muri uwo muryango akabana n'ababyeyi. Yatekereje ko amashuri ashobora kuzamuhindura ubuzima cyane ko byari biri mu ntego ye. Yumvaga mbese muri rusange kuri we yifuza ikintu cyitwa ikoranabuhanga. Abamuzi yiga mu mashuri abanza bazi neza ko yakundaga gukinisha utuntu turimo amatelefone, amalaptop, cyane ko n'igihe abarimu bajyaga bamukubita baba basohotse bagiye hanze bakaza bagasanga ari gucokoza nka laptop zabo. Inshuro nyinshi yajyaga atumwa ababyeyi kubera ko bavuga ko yananiranye acokoza laptop z'abarimu by'umwihariko muri primaire. Abantu bose barumiwe, bajyaga batekereza ko ari umwana uzananira umuryango kuko yifitemo imico itari myiza ishobora kumuviramo kuba ku muhanda. Gusa ikiganiro yagiranye na Isimbi TV yanagaragaje ko uretse no kuba bivugwa ngo uyu musore yaba yarabaye ku mihanda koko, yagaragaje ko yabaye ku muhanda igihe kingana n'umwaka umwe. Birumvikana ko ubuzima bwari bugoye. Dr kuri ubu Gilbert Katabarwa nyuma yo kuvukira mu karere ka Bugesera, ubuzima bugoye yaje gukomeza amashuri abanza arayasoza ku bw'amahirwe
aza gutsinda primaire. Yahise yerekeza mu ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire de la Salle, aha ni mu ntara y'Uburasirazuba. Uyu musore kwiga bisa nk'aho ari ibintu byari biri mu mutwe ndetse yari afitemo iyo mpano. Muri high school cyangwa se muri icyo kigo nyine Groupe Scolaire de la Salle, ikintu cya mbere yahize ni imibare, fizike ndetse na shimi. Ni umusore wagaragaje ko byanze bikunze ushobora kuva kure ariko nabwo ukagera kure. Nyuma yo kwiga kuri iki kigo cya high school ariyo Groupe Scolaire de la Salle, yaje gukomereza muri kaminuza ubwo yabonaga buruse muri iki kigo, ajya kwiga muri UR, University of Rwanda mu karere ka Huye. Muri UR nibwo yatangiye kubona ko ubuzima bushobora kuzaba bwiza. Aha igihugu cye gitangiye kumwiyegereza, batangiye kubona ko afite ubuhanga budasanzwe cyane ko amashuri yose yanyuragamo birumvikana yabaga ari ku mwanya wa mbere. Ngiyo yabaga yabaye wa kure hihuse yabaga ari umwanya wa kabiri. Nabwo icyo gihe yabaga yararwaye bikaba ngombwa ko hagira umuntu umucaho. Yibaze ko ahantu hambere yamenyekaniye nubwo muri shuri rya Huye nyine muri kaminuza ya UR, yigeze kumara igihe kingana n'ukwezi kose atiga, aje afata umwanya wa mbere. Iki gihe abantu bose baratunguwe cyane. Umushinwa wari mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Huye yaje gutahura ko hari umwana uri mu karere ka Huye cyangwa se muri UR ufite ubumenyi budasanzwe ujya unasobanurira abarimu. Niko kumuganiriza amubwira ku gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ukuntu yazamujyanayo. Dr Katabarwa akibyumva ni nk'amata yarabyaye amavuta. Icyo gihe yatekereje ko ashobora kuba ari nk'umuntu Imana yamwoherereje, cyane ko hari ibintu yatekereje no kuva akiri mutoya kumva ko agomba kumenya indimi ndetse by'umwihariko ururimi rw'Igishinwa. Yatekereje ko ashobora kuba abonye amahirwe kandi agomba kubyaza umusaruro. Ni nka bya bindi mu Kinyarwanda cy'iwacu ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Ntabwo yigeze yapfusha ubusa. Mu mwaka wa 2015 ubwo yarangije muri UR mu karere ka Huye, yahise atangira kwapuringa kugira ngo azajye kwiga mu Bushinwa. Iki gihe igihugu cyamwakiranye yombi kubera ko yari umuhanga by'umwihariko kandi afite ikintu cyitwa tekinoloji mu mutwe we. Cyane ko mbere y'uko agenda muri kaminuza ya UR, abanyeshuri bose bari barumiwe. Bajyaga bibaza ahazaza h'uyu musore ufite imico n'imyitwarire nk'iy'abazungu, bikabatera ubwoba. Umwana uvuka mu cyaro gusa ufitemo tekinoloji mu mutwe we igaragaza ubuhanga budasanzwe. Iki gihe akimara kwa apurayinga by'umwihariko, leta yamusamiye hejuru amanota asohotse ya UR, yaje yabaye uwa mbere by'umwihariko mu karere ka Huye muri kaminuza ya UR. Iki gihe uyu musore yahise yerekeza by'umwihariko mu gihugu cy'Ubushinwa, akomereza muri kaminuza ya Tongji, aha ni Shanghai mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubuzima bwatangiye kuryoha kugeza nubwo iwabo bahawe amafaranga mbere y'uko yerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa kugira ngo baziyiteho. Bigaragaza ko iwabo bashobora kuba barahawe agera kuri miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo uyu musore agende kandi nabo basigare bameze neza. Iki gihe batangiye babyina babona ko ubuzima bushobora kuzahinduka, biza kurangira bibaye impamo. Dr Engineer Katabarwa Gilbert ubu ni umusore ushimishije cyane ko nyine yabonye impamyabumenyi muri kaminuza ya Tongji, akaba afite PhD, akaba afite doctora, PhD, akaba na engineer by'umwihariko mu by'ikoranabuhanga. Yazanye systeme yise Maglev Detection System, akaba ari systeme by'umwihariko ikoreshwa detectinga kugira ngo barebe niba nta mbogamizi cyangwa se obstacles ziri mu muhanda wa gari ya moshi, by'umwihariko izi gari ya moshi za Maglev. Ni gari ya moshi zikoreshwa by'umwihariko zifite umuvuduko udasanzwe, zaje mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka wa 2002. Uyu musore akigera mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka wa 2015 yahamaze umwaka umwe gusa maze akora ubushakashatsi muri kaminuza ya Tongji. Mu gihe kingana amezi 5 yamaze kuvumbura systeme ariyo twababwiye nyine ya Maglev Detection System. Iki gihe abashinwa baratunguwe, bagira ubwoba bibaza ku munyafrika ari we munyarwanda Dr Engineer Katabarwa waba ukoze iki kintu cyananiye benshi. Iyi systeme itangira gukurikizwa by'umwihariko kujya bacekinga ngo barebe niba nta obstacles ziri mu muhanda wa gari ya moshi, itangira kubarizwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Gusa igitangaje kuri ubu ni inkuru zamuvuzwe kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uretse ko n'abatinya kuvuga ko bishobora kuba yaba ari AI. Ikaba ari video yagiye hanze Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari kuvuga kuri Dr Katabarwa kagomba gufungwa kubera ko ashobora kuba atekera imitwe urubyiruko
yitwaje ku bumenyi afite akabasezeranya ibitangaza azabakorera maze bakishyura amafaranga y'amashuri kujyanye n'ikoranabuhanga. Gusa iyi video yagiye hanze abantu benshi batunguye bibaza ahantu yafatiwe cyane ko nta mwitabiro cyangwa se nta meeting yigeze ibaho kugira ngo Perezida wa Repubulika avuge aya magambo. Abandi bati bishoboka ko yabivuze cyangwa se ari artificial intelligence AI. Gusa kuri ubu ntawe uremenya ukuri kuri inyuma y'iki kiganiro cyangwa se w'aya makuru yagiye hanze. Dr Katabarwa Gilbert n'ubu nyine aracyafite ubwo budahangange bwe bwo kuba yarakoze ibigwi bitangaje mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yiwe cyangwa se ubumenyi bwiwe nidasubirwaho. Ndi mwabanye muri iki kiganiro ni Ismail Saidi. Ndabashimiye.